twatangiye kugira ku bikorwa bifatika. Nakubwiye ngo tuyirimo neza. Kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2026 Paruwasi ya Kirehe izizihiza yubile y'imyaka 25 ibonye izuba. Urugendo rw'imyaka 3 rw'iyi yubile rwatangiye kwa 21 Ukwakira umwaka wa 2023. Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kirehe BUTERA NARCICE yavuze ko iyi yubile izababera umwanya mwiza wo gushimira Imana no gukosora ibitaragenze neza hagamijwe gutegura imbere heza h'iyi paruwasi. Yubile ubusanzwe bivuga gushimira Imana. Natwe abakristo ba Paruwasi ya Kirehe tuzaba dushimira Imana kubera imyaka 25 izabishize paruwasi ishinzwe abakristo bahiniye hafi. Muzi ko muri icyo gihe bakoraga urugendo bagiye muri paruwasi ya Rusumo ari no yaje kubyara iyi ngiyi, nubwo hari ikindi gice cyaturutse kuri paruwasi ya Rukira. Tuzaba dushimira Imana rero, ariko tuzasubiza amaso inyuma turebe ibyo twagezeho, ibyiza tubishimira Imana, ibitaragenze neza tubikosore, ubundi dutegure imbere heza ha paruwasi yacu. Abakristo b'i paruwasi baganiriye na Radio Mara Rwanda bavuga ko bishimira ibikorwa bifatika bamaze kugeraho birimo ibikorwa remezo no kwitabira gahunda za kiliziya, aho usanga ubwitabire mu miryango remezo yabo bushimishije. Buriya ngo barijoro no bariraye tutarabona paruwasi twari dufite ingendo ndende cyane, twavaga tukajya kuri paruwasi ya Rusumo niyo yatubyaye, hanyuma tugenda buhoro. Uyu munsi rero tuvuga ngo dufite ibyishimo, twatangiye kugira ku bikorwa bifatika. Ubu twaranahinduye tuva muri zone tujya mu muryango remezo, no kwanga ubutumwa bushingiye mu muryango remezo. Twarahagurutse dufite insanganyamatsiko igira iti muryango remezo, subira ku isoko, isengesho, ubumwe n'ibikorwa bizatugeza ku Mana Data. Nakubwiye ngo tuyirimo neza, turimo turiteza imbere mu gikirisitu, turimo kandi twiyubaka kuko turimo turitegura no kuzuza santarari yacu ya Nyakarambi. Imbuto zizaba zeze nuko abakirisitu bacu ba Kirehe biyongera buri munsi. Cyane cyane ndashingira ku iyogeza butumwa mu muryango remezo ndetse n'umuryango muri rusange. Agaruka ku bikorwa bikomeje kwibandwaho muri urugendo batangiye, Padiri BUTERA NARCICE, padiri mukuru wa Paruwasi ya Kirehe, yavuze kandi ko bifuza kongera imbaraga muri komisiyo y'umuryango nyuma yo kubona ko hari ibyonnyi bikomeje gusenya umuryango kandi ari wo pfundo ry'ubuzima bwiza. Muri yubile twayitangiranye urugendo. Urwo rugendo ruzarangwa no guhimbaza amasakaramentu uko ari 7 mu byiciro bitandukanye. Ubu mwaka wa mbere icyiciro kiduherekeza dukora urwo rugendo na amasakaramentu y'ibanze, batisimu, ukarisiya no gukomezwa. Umwaka wa kabiri tuzazirikana ku masakaramentu yo kwiyunga no gukira, no kuvuga penetensiya no gusiga kw'abarwayi. Mu mwaka wa gatatu tuzirikane amasakaramentu y'ubutumwa ariyo ubusaseredoti no gushyingirwa. By'umwihariko rero ku isakaramentu ryo gushyingirwa turifuza gushyira imbaraga muri komisiyo y'umuryango, kwita ku ngo, kwita ku bubatse, nanone mu byiciro abana, urubyiruko n'ababyeyi. No kugira ngo dushishoze turebe ibyonnyi byugarije umuryango, dushake n'uburyo twarushaho kubitsinda, kubigabanya, kugira ngo ingo zibane mu mahoro, ababyeyi hagati yabo, ababyeyi n'abana babeho mu mahoro, mu byishimo, barusheho kubaka kiliziya yacu, kuko iyo mu muryango ubuzima butameze neza na kiliziya ntabwo imeze neza. Tariki ya 21 Ukwakira umwaka wa 2026 Paruwasi ya Kirehe izaba irimo yizihiza yubile y'imyaka 25 imaze ishinzwe. Uru rugendo rw'iyi yubile y'i paruwasi batangiye rukaba rufite insanganyamatsiko igira iti muryango remezo, subira ku isoko, isengesho, ubumwe n'ubutumwa. Pascal Habineza, Radio Mara Rwanda, Paruwasi ya Kirehe, Diocese ya Kibungo.